Muraho neza mbanje kuba nabasuhuza aracyari wa munyamakuru wanyu uba ugenda wabagezeho inkuru zigiye zitandukanye ziba zagiye zibera hirya no hino. Rero ndagira nkubwira ati iyi channel ni IGTV Rwanda, rero ni channel yagenewe abakunzi bayo kuzajya ibaha inkuru zigiye zitandukanye ziba ziri kuvugirwa hirya no hino kandi ziba zabaye zitari impimbano se cyangwa zitabeshya. Rero nkwibutsa niba ukiri mushyashya ukaba utarakanda ku ibuto ya subscribe, ni byiza cyane kuba wayikanda kugira ngo ujye umenya aho amakuru ageze se cyangwa ibyo twaprodinze kuri iyi channel aka kanya ukahita ubibona. Rero ntabwo natinze, rero nagiye kuri, rero ni Sheila Silver Foundation, rero akaba ari ikigo se cyangwa cyigisha abana kubyina ibijyanye na basketball ndetse cyangwa ibintu bijyanye n'imipira. Rero uyu mukobwa rero akaba ari ushinzwe iki kigo, byaje kuza kuvugwa ko ashobora kuba agiye gutandukana n'aba bana bitewe n'uko agiye gusubira iwabo mu Bwongereza. Rero ni inkuru y'incamugongo rero yababaje abanyarwanda benshi cyane, bakomeje kuba bagenda batera comment bavuga ati bino bintu ntazabikore, kuko uyu mukobwa bivuga ko yagiye afasha abana benshi cyane, yagiye akura mu mihanda akabazana akaba yabatoza impano zigiye zitandukanye. Rero nta handi rero ni Silver Foundation rero biri kuvugwa yuko ko nyine uyu mukobwa yaba agiye kuba agiye kwerekeza gufata indege imusubiza iwabo mu Bwongereza, bikangombwa ko agiye guterana bano bana, ariko gusa nyine akavuga ko yazajya abaha imfashanyo mu gihe nubwo bataba atari gukorana ariko yazajya bitaho. Rero ni keji na keji ko uyu mukobwa rero yatoraguye abana benshi cyane, abasha kuba yabakura mu mihanda, agenda bashyira mu bigo bitandukanye ndetse agenda n'abarihirira n'amashuri. Rero uyu mukobwa yarafatiye bano bana, yarabafatiye runini cyane bitewe n'uko ari yarabarinze ibintu byinshi cyane nko kunywa ibiyobyabwenge se cyangwa ibindi bintu, kutajya mu mihanda. Rero abanyarwanda benshi cyane barimo baratera comment bavuga ati hoya ibi bintu ntubikore, ati bano bana ntago wabatererana kuko urabona baracyari abana batoya kandi bari barakwizeye kandi bagufataga nka mama wabo. Rero iyi ni inkuru rero irimo gutwika rero kandi iri kuvugiriza ubuhuha. Rero andika comment uvuga ati wibikora rwose kuko waba basize kure. Ntiwibagirwe no kuba wakanda like, ukore no kunzogera, kandi nubona iyi nkuru yanakuryohanye unayisharinge n'abandi. Rero ngiye twavuganaga iyi nkuru rero aracyari Kwizera Jean de Dieu, naho iyi channel rero bayita IGTV Rwanda. Iyi ni channel izajya kugezaho inkuru zigiye zitandukanye. Reka dusubire ubutaha, ndabakunda cyane.